Ndagusuje kandi nkuhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane nawe. Uri mu Rwanda cyangwa uri mu mahanga, wakoze subscribe n'ubwa mbere ugeze hano. Imana iguha umugisha, ntukabure ku mwuka wera ibihe byose n'ahantu hose. Mwuka w'Imana akomeza ayobore ibitekerezo byawe, akwejeshe imbaraga n'ubuntu no gukiranuka kwe kwinshi. Ndi Masengesho Hitimana Innocent kuri mikoro, hanyuma kuri kamera muri kureba Prince Robert. Reka tumuhe ikaze tuganire, tuguhe ikaze mu izina rya Yesu. Ndabasuje nanjye nishimiye ko mwinjiye muri iki kiganiro. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo rube kuri mwebwe. Imana ibarindira imibiri, ubugingo, umwuka, ubutunzi n'ibihugu muherereyemo, nicyo mbifurije. Iyo tuvuze dutyo tuba tuvuze ibintu bikomeye, kandi impamvu tubivuga nuko tuzi urugamba turi kurwana narwo urwarirwo. Yego. Robert, turi mu gihe kirimo iterambere ryihuta cyane ku muvuduko wo hejuru, kugeza ubwo ibintu byose biri guhinduka automatique bikozwe na internet. Ndashaka ko tuza kuganira kuri iri koranabuhanga riri kugenda ryaduka. Hanyuma abantu benshi bararyishimiye, ati iri koranabuhanga ni ryiza, riziye igihe. Bamwe barishima bati rwose tubasha gukora ibintu byose mu buryo bworoshye. Uri kubona amarobo ari kugenda yaduka, uri kubona buryo abantu bari kumenya amakuru aho baba bari hose. Ariko se twagaruka ku ruhande rumwe tukavuga ngo nk'abantu bari mu gisata cy'iyobokamana, Prince Robert, iyi internet wowe uyibona nka motivation mu gukora umurimo w'Imana cyangwa mu gutuma ubwami bwa Yesu bwamamara? Iyi internet uyibona ute? Imana iguha umugisha. Ntekereza ko nta kintu kiba gitunguye Imana, siko Bibiliya ivuga. Yego. Imana yari bizi ko iyi internet izabaho. Sibyo? Yego. Reka mbwira abantu ikintu batari bazi. Mwari muzi ko mu bihugu 54 bya Afurika na 5 ubu, kuko Sudani isa yagabanyijemo kabiri, u Rwanda aricyo gihugu cya mbere kiri connected kuri internet kurusha ibindi bihugu byose muri Afurika. Ekada. Ubwo rero ubwo rwesheje Afurika, ubwo ntihabuze n'iyindi migabane nayo rwesheje. Birashoboka. Yego. Iyi internet ni imwe mu gikoresho cyakoze evolution mu itangazamakuru, mu gutangaza amakuru. Ko shaka kanvuze karambabaje, tukaba turi abambere kuri internet n'imbuga nkoranyambaga zitamonetije. Yego. Yego. Hanyuma icya kabiri, abantu bakwiye kumenya ibi bintu byose mubona biza mu baturage ku isi yose bibanza mu gisirikare. Uzaka kabiri, tugiye kuganira abantu badukurikiye. Hari ibibazo bitatu nshaka kubabaza, badusubize muri comment. Ese koko internet kuri wowe udukurikiye, internet ni umucakara wawe cyangwa wowe uri umucakara wa internet? Kuko birumvikana Yesu yabajije abafarisayo, arababwira ati mumenye ukuri kandi ukuri kuzababatura. Wowe nkurikiye baramubwiye bati tuzabaturwa gute ko tutari imbata y'umuntu uwo ari we wese? Yego. Abarababwira ati ikintu cyose ni iyo kikujemo nyine, cyangwa se umuntu wese ukoze icyaha kiba kimugize imbata. Mu yandi magambo, ubwo hari imbata za internet uko byasa kose. wowe udukurikiye, Yego. internet ni imbata yawe cyangwa wowe uri imbata ya internet? Yego. Kabiri, kuri internet habaho ibintu by'uburyo bubiri. Icyo bita rubbish ni imyanda. Imyanda. Hakaba n'icyo bita knowledge. Yego. Ese wowe iyo uri kuri internet ukosoma iki? Ko byose bihari kandi ku bwinshi, ukonsoma iki? Ubugoryi, imyanda cyangwa ubwenge? Yego. Kabiri, bantu mudukurikiye, waba uhahira kuri internet cyangwa bahahira kuri internet uri mari yabo?
tugendane ndi guha devoir ariko cyane cyane abantu bo mu mukumbi muto nimwe ntagetinze. ariko aho hantu ahubwo hari akandi ubwo mpise ntekereza. Kabaze nawe. Hariho kuba uhahira kuri internet. Hariho kuba ari wowe uhahirwaho kuri internet. Ahubwo hari no kuba byaba bishoboka ko nawe waba uri n'igihawa. Yes. Tugendane ndi kuganiriza abanyabwenge. Kuko urabizi ko twaraganiriye amasanyo tukanira buri keshi. Nakubwiye ko nanjiri zigera isunutsa ku irembo ry'ijuru. Ntabwo byashoboka. Ntibibaho. Mugabane w'injiji ni ubupfu rw'iteka. Ese koko uhahira kuri internet cyangwa se uri igicuruzwa? Niba uhahira kuri internet nawe nkubaze, abagukoresha kugira ngo ubone ihaho ni bande? Nubwo twinjiye muri internet iri gushiftinga mu cyitwa meta. Ntabwo muri kubibona kuri WhatsApp zanyu? Harimo utuntu turi kuzaho ukabona kimaritsemo meta na ka AI, artificial intelligence. Mbese mwari muzi yuko uyu munsi hari abadogiteri bafite titre ya doctora baminuje muri artificial intelligence? Ntabwo babura. Ese yaza gute? Igihe kirageze. Uri kumva? Igihe kirageze ngo artificial intelligence, sibyo? Yego. Ibe mumwe muri faculty zigwa mu mashuri y'abana bisi. Ego ahubwo byaratangiye. Oyo tubivuze nakubwiye ngo hari ahantu bihera. Urumva? Aho byahereyeho gahunda irakomeje. Yego. Kabiri. Ese bantu mujya kuri internet mugiye gushaka ubwenge. Ni ubuhe bwenge? Ab'imyanda bareka mbe mbihoreye ubundi umuntu muba muri piberi bamwita mayibobo. Katwinjire ku banyabwenge noneho tuganire. Kuko bana banyabwenge bari divide mu byiciro bitandukanye. Yego. Hari abanyabwenge bazi kumenya ibihe n'igihe umukwe azazira, banaryama bativuta mwitabaza ndariryamisha. Hari n'abandi banyabwenge, ni abanyabwenge. Hari n'abantu bari gushaka ubwenge kugira tuntu bikorera. Yes, naho nashaka kugera. Bahamagariwe mu bukwe ariko ni n'abapfapfa. Aba nabo munyumve neza. Sibyo? Yego. Ese banyabwenge mufite amatabaza mu mperezo yanyu, mwigeze mwumva cyangwa mwigeze mwiga kuri internet? Hari amakuru mwigeze mwumva ko hari projet y'igishushanyo turi kugendana gifite umutwe kikagira igihimba kikagira amaguru, niyo nishakira. Ayo maguru ari mixage y'ibumba n'ibyuma. Banyabwenge ubwo nabajije aho tugeze, abankurikiye ubwo bari kugenda basubiza. Ayo makuru mwarayumvishije? Ese mwigeze mwumvaho ibuye ritigeze ririmburwa n'intoki z'abana b'abantu? Banyabwenge turi kumwe tugendanye. Dore ibuye bubatsi wanze wa mana we, dore ibuye bubatsi wanze wa mana we. Mwigeze mwumva amakuru y'iryo buye ryaje rigakubita ikibumbano kandi ngo ryahereye ku byuma n'ibumba? Mwigeze mumenya amakuru y'isaranganya ry'inyama y'uwitwa maraya agaburirwa abatunzi n'abatunzi n'abacuruzi? Mwarayamenye kuri internet cyangwa muri aho ngaho muri kuri internet? Kuri internet. Kuri internet. Kuri internet.
kuri interineti cyangwa mwibereye aho ngaho. Abanyabwenge mumbwire, ubwo ntacyo mwumvamo. umwe mu banyabwenge watanze amakuru y'iki gishushanyo n'ibirenge byacyo n'ibuye uwo rizagwira sha, uwo rizasyonyora n'uwo rizavunagura. uri mu bo, ubwo ndi kubaza abanyabwenge, uri mu bibuye rizavunagura cyangwa uri uwo mu bibuye rizasya rikagira ifu ku buryo nta kintu na kimwe? Abanyabwenge nimwe ndi kubaza, abanyabwenge munyumve neza, banyabwenge. Yego. Kuko uyu munyabwenge waduhaye aya makuru y'iribuye n'ibirenge n'ibumba yaratubwiye ngo rimwe abanyabwenge mu bantu bazabigisha cyane. mwigeze mumenya amakuru? uyu munsi abantu benshi masengesho bameze nk'uko byari bimeze ku gihe cya Nowa. Mirongorano yarakorwaga, nyubakire yarubakwaga ku rwego rwo hejuru cyane, ariko abantu ntibigeze bamenya ko ibumba n'ibyuma byatangiye kwivanga. byari umwimerere, byahinduwe. Mwigeze mubimenya kuri interineti cyangwa mwayigiyeho mujya kumva ba Sebiradiyo n'abandi bagiye batandukanye? bayita isoko ry'imburamumaro. Byabagendekeye gute banyabwenge? muri guhaha muti gahunda y'ihaho imeze se hano ko bihari muri guhaha iki? Iyo wageze usanga bose barembuza. Karibu kiriya amashopu bahari, karibu kiriya hano umukuri bawushyize arengerediya amajwi y'ibanga, kiriya runaka yagize gutya, kiriya runaka muze mbabwire amakuru ya yandaya uko byagenze. Uhahira he agiye nihangana, uri kumva? Ariko igihe kirageze kandi kirasohoye ngo tuganire n'abafite ubwenge. Uri imbata ya interineti cyangwa interineti ni imbata yawe? babaye imbata z'utuntu dusetsa basikororinga tuzamuka bajya kubona burakeye. ngo bukeye ntaryamye. kubunyereyeho gute? Bugereyeho gute akirirwa asinzira yahugiye mu gusikororinga. abakoze turiya tuntu, abanyabwenge mbabaze namwe musubize. Iyo muvuye gushaka ibitunga imibiri yanyu, kuko ibiryo n'iby'inda n'inda nayo ni iyabyo, byose bizatsembwa bizarimbuka, musoza muje kuri interinete kumva bahaza urumogi baje kubaririra, bigenda bite? ko bari hano hari abantu rero baba kuri interinete bazi gucungana n'amarangamutima y'abantu, bazi icyo interinete ikeneye kabisa. urya kureba ukakubona kubise hanze akavidewo. abantu urabona iyi mari, ntabwo muciye mu ijambo uraza gukomeza. iyi mari kano kaboro kamera k'imbere kagafotora selfie, kano upfa kujyaho bakabata iyi mboni gusa, ati ibyireba turabizi. ese ijambo bita scrolling nk'uko wari ubivuze, ubundi abantu bazi icyo ari cyo? uko ibintu bigenda bivumburwa mujye mumenya uko bikoreshaganye, ko ariko ari n'ibidanje cyane. buriya niba harabanje interineti, ejo hakaza Gmail, ejo hakaza YouTube, ejo hakaza Twitter, ejo hakaza WhatsApp, ngo habanje igitabo cy'amashusho, Facebook, yego, ejo hakazaho TikTok. Mwene data yaragisobanuye aravuga ngo ni dondo ubwonko. uzi ko buriya irabudondagura niba ari dondagura n'ubucitse kabusya. uzi ko nta mikino ibiri hariya ngo buriya hariya kugira ngo bicurwe
haba hicaye abenjenyeri, cyane abapsikologe, abasosiyologe, abafilosofe, abanyamyuka nabo baba bicara bati cyane shyiraho gahunda cyane. Gire turebe utuntu tuzikora muri iriya mitwe ihora itekereza ikigira inama yo gusenga cyane bikagira ubwenge bigashaka kuzamenya utuntu tuba twikorera tubika impande yabyo mubirangarize muri TikTok ibintu byose bijye bibagwa hejuru twafata imibi ibihumbi bingahe miliyoni tukayinaga mu kirere bakirwa barwana nayo twateze imitingito ngo za El Nino mwe mubabwiye bahanze amaso tugire utuntu twikorera ibumba n'ibyuma bizashwanyuke iyo biryamye nta kajagari kari mu bwonko Imana yabyira bisurika bikarota bikajya gusenga bikatumenera utuntu twacu mubirangarize mu tuntu twishi cyane murundeho basore n'abakobwa turabaha amafaranga murundeho se birande mushireho mumene prodinga wowe uri gutinda wowe bari abantu bacu mubagire murebe ikintu mubagenera tugira utuntu twikorera bazajya kuvuga ibi byabaye uko ntuzi data ikintu cyose umwana w'ubu ngubu n'umuntu mukuru usigaye umubaza uti se bimeze gute akirukira muri telefone ntabyo nzi ndabisacinga kandi se bazi ko ubundi gahunda ukuntu imeze numvishe mushiki wacu avuze akantu ndakanariza avuga ibintu byinshi bivangavanze bimwe birimo n'ubwenge wagira ngo nubwo ntazi aho bukomoka ariko nyine yavuze akantu numva ndakanarisha ugateka ubundi ubu bari kubaha imodoka z'imiriro na moto z'imiriro mukagira ngo ni imbabazi hati ubu se nimurangiza kuzifata mwese bakazizimya bagakuraho umuriro ubundi ninde uzongera kuyitwara ibintu by'umuriro ese ntuzi ko zino aho waba ugeze hose iyo bashatse bakanateye komande bakayizimya bakazaza kuyikurira batiriro bagahita bawumaramo muzi abantu bose bazazifata kagenda ubundi akagira utuntu bikorera kuri buto mwese bikaba dawuni bizagenda gute hari rero iyi ziri gupanga utuntu twayo buke gake urumva nk'icyo kintu gupanga utuntu twayo gake ku buryo ubwenge buzava mu mutwe bukajya kuri interineti kugira ngo babukoreshe buruvuze icyo kintu cya serifi y'imbere ariko abantu bamenye yuko buriya uri kwitegereza muri telefone cyane uko imbone yawe nyine yafokasinzemo cyane ni nako buriya rwose wevuze ziri kugenda zisahura noneho zimaramo kandi ntabwo zimaramo ngo zijye kujugunya hari abantu ushobora gusanga ubwenge bwabo buri gukora mu nganda zikomeye bari gukora amasatelite kandi biyicariye ahantu babuze n'igihumbi cyo kurya ariko ubwonko bwabo ari bwo buri gukora amasatelite ahantu usamuye isi tugezemo nta mikino irimo muvandi murundeho turi kubona umusaruro uri kuza hari umuhanzi waririmbye isi yarahindutse si nka yayindi mwari muzi ya mbere yarahindutse hari abantu bafite utuntu bari kwikorera hanze cyane ikibazo cyabazaga ngo imbata ya interineti cyangwa interineti ni imbata yawe se waba utekereza ukamenya ko uko kuntu ubayeho n'ibyo bintu urimo yashobora gusanga harimo porosantaje 90% zituruka kuri interineti ibyo jya ubyiba wacu yaranditse aravuga ati yaba wanyemereraga nkagukora ku maso nkaguhumura yaje mube masenge abe ntibamwemera hari igihe tuvuga uri kumva ariko hari ibintu biba biteye agahinda n'ishavu beneda turi kugana ku musozo ngereka nsoze gutya ndi mwene so muri Kristo Yesu ndabakunda
iyi interinete ntabwo yaje kugira ngo muvuge ubutumwa cyangwa tuvuge ubutumwa cyangwa mumenye byinshi nk'uko mubyibwira, ahubwo yazanywe n'undi mugambi kandi utari mwiza, kandi uwo mugambi utari mwiza bamaze no kuwugeraho rwose. None uri kuyikoresha ute wowe ubwawe unkurikiye? Ukoresha interinete gute? Twebwe turi gucuranwa, turabizi ko ni igihe gitoya, ubu ngubu nabwo tuba turi kugira amakopirayiti, ibiki byose bitumereye nabi, bamanura rekomandeshoni, bazirika, bagira ibiki, ariko tugahangana. Muzi kuri interinete mucuranwa, ibyo kuvuga ngo reka numve na biriya, ibyo wumvishe byose banza wevarura. Ushobora kuba umaze imyaka 3 n'itanu kuri interinete 10, banza wevarura uvuge ngo ubundi ibyo numvishe byamariye iki, imipuri ya runaka bashyize hanze nkayumva yamariye. Ubwo ndasoza nanjye ngiranye, yego, ko wabonye Asi yari gukarabya umugabo w'umupasiteri nyuma yo gupfakara, yego, ukabona Mutesi yazana amasheke n'ibindi nkabyo arongorwa inshuro zirenze 5, yego, ko wabonye byinshi, ukabona amashariyene babasohora mu mazu. On your estimation, ni uwuhe musaruro wakuyemo? yego, bishobora kuba byarakuraje amajoro, Yego, bishobora kuba byarakwiciye akazi, ushobora kuba warascrollinze kuri TikTok ukamara umwanya wawe wose, donc wabonye ibintu byinshi wumva n'ibindi, ariko se umusaruro tugeze muri harvest. okay, narindi ku ruhande rw'ikibi, ko wabonye abapasiteri bastreaminga bagashyiraho amalive ya 40, bakava bagashyiraho 21, niki wungutse? Wavuga ati uyu munsi nzakijyana imbere y'Imana kimbera umunyago, uvuga ngo Mana warakoze n'igihe kuri internet. Ndabizi ariko amasengesho nge ndabizi neza, ntabwo ndi mu bazagira 100,000 100,000, kuko ntibanyemerera. N'undi kuri tanjate babambwira ati wowe nitujyana hano twongera kukubona. Bo interinete rero reka mbabwiza ukuri akantu kamwe, interinete yazanywe no kugusahura. None rero iyo ubonye umwanzi wawe aguteye nawe umenya uko mwataka. Ni ibintu bibiri, wowe sahura interinete cyangwa yigusahuri. Pwe murakoze. Niba ufashe urugamba, ubwo turacyasoza koze ko numva ako iki kiganiro cyangwa n'umwuka wera uba wakiduhaye mwana, ukazajya ugira ngo nitwe tujye tukiri. Ufatiye ingamba uyu munsi, umenye niba urasahurwa cyangwa urasahura. Ibyo nuko Pwe fini termine. Reka tubashimire, mwakoze kubana natwe. Ngo mugishe barindishe imbaraga zayo, duhure mu biganiro bitaha. Shalom shalom.